Nuko nshobora kubona umusore nkabona ni boga afite ikiroso nkavuga ati mama namukunze ingingo biri buze urukundo si emotion ahubwo n'ubuzima mbamo bwa buri munsi kuvuga ngo nago wafata iki. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze nkatekereza ko mumeze neza utameze neza ibihe birahinduka uyu munsi ushaka kubona byanze ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Guess what? Uyu munsi ntabwo ndi njyenyine kuri Niyonkuru Media, ndi kumwe na bagenzi banje, reka tubakire kandi mumfashe twese tubakire nka Niyonkuru Media. Iburyo bwanje murakoze, nitwa Anita, bahaye ikaze kuri Niyonkuru Media. Ndabona muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Ibumoso bwanje nabwo murakoze, nizere ko mumeze neza. Njyewe wicaye iburyo bwa Niyonkuru ni Larissa. Nizere ko tugiye kubana muri iki kiganiro. Yego mwamaje kubyumva ntago mbisubiramo abo turi kumwe. Uyu munsi noneho tugiye kureba ikintu gikomeye mu buzima bwacu. Hari igitabo twasomye cyitwa cy'umugabo witwa Richard Templar. Ni igitabo yasohoye mu mwaka wa 2008. Iki gitabo cyitwa The Rules of Love. Twakifashishije ariko kandi nyene ndi kumwe n'izimpuguke. Hari byinshi tugiye kubagezaho by'amahame mu rukundo, sibyo? Turakunda, urakunda, ndakunda, n'ubuzima twese tubamo bwa buri munsi. Ayo mahame ni ayahe Anita? Murakoze cyane. Ihame rya mbere turarebaho ni uburyo mu rukundo ushobora kwitwara ukaba wowe ubwawe ntuwihindure ubutari we kugira ngo ubashe gukunda kandi urukundo rwawe rugire uburambe. Ugomba kuba wowe rero mu rukundo rwawe. Ngomba kuba njyewe kubera iki Anita? Urumva hari igihe ureba umusore ukavuga uti uriya musore namukunze, icyo nakora cyose uriya musore pe umva nimba akunda umukobwa uvuga gake ngomba kuvuga gake, nimba akunda umukobwa ureba ne umva ibintu byose nkagereza kuko namukunze. None se yani nzaba njyewe ubwanjye gutekanura ngo nuramukunze? Oya, ntabwo byaba ari byiza kugira ngo ugende uhindure ubutari we. Nimba wenda bavugaga makeya utangira uvuge menshi kubera ko uriya muntu mujya gukunda nakunda abantu bavuga menshi. Icyiza nuko wowe kuko ntabwo wahisha ikintu ubuzima bwawe bwose. Ibyo ari byo byose kuri ko ugomba kuzagera igihe ukajya hanze kugasohoka bakamenya uwo uri we kuko ntabwo wahisha ikintu ubuzima bwawe bwose. Rero ugomba kuba uwo uri we kugira ngo umuntu utazamushuka ugasanga kwakundi wadarinda ikintu ugasanga ikintu wadarinze ntabwo ari cyo kandi wari witeze wenda kugiye kubona ikanzu y'umutuku ugasanga abonye ikanzu y'ubururu. Rero ushobora kuzamushuka ugasanga icyo yatekereza ko afite ntabwo ari cyo afite. Icyiza rero nuko waba wowe ubwawe kandi ugakora ibyo wumva wagakwiye kuba uri gukora, ntuyihindure umuntu utari we. Njyewe ubwanjye mu rukundo kugira ngo wa mugani nimba tuzabana urumva nshobora kubikora tugikundana, sibyo? Nkavuga umva byange bikunde azanterera ivi dukore mariage then after namara kuba wanjye nyine ubwo nzaba n'ubundi kuko urumva wa mugani nsoma na kino gitabo namwe ndumva mwagisomye yaravuze ngo ese wakwihinduranya ubuzima bwawe bwose rari wabishobora ra? Rero biragoye ko tuvuga ugiye gukundana n'umuntu, sibyo? Uragiye wenda wigize nka runaka, tuvuge before yuko mukundana, hari undi bakundanye imbere yawe, noneho wenda ugakeka ko yamukundaga cyane cyangwa se hakazamo nk'akantu gatuma batandukana. Then mu gihe aje kukwapproachinga ukavuga ati ngiye kuba nka runaka kuko ndabizi barakundanaga pe, noneho ukagenda wowe wigize nk'aho uri wawe kandi bajya gutandukana ntuzi ngo bapfuye iki, ntuzi ngo byagendaga gute. Urumva nugenda wigize wa wundi ibintu bizapfa pe, bizapfa. Ahubwo wowe niba ugiye kwinjira muri relationship uvuga ati njyewe Larissa, njyewe Karine meze gute, ese nimba ngiye gukunda uwo tugiye gukundana nawe ameze gute. Numara kumenya uko ameze uvuga ati njyewe noneho meze gute. Mbere yuko njya kwinjira nawe muri relationship ugomba kugenda ndi njyewe, wowe Larissa, njyewe Larissa, apana kugenda ndi Karine. Niba mbyuka aya masaha ntakiri buhinduke kamwe. Niba mvugira kuri telefone aya masaha
nta kiri buhinduka Ukunda gutembera. niba nkunda gutembera nta kintu ari buhindureho keretse wenda aho ngaho bigiye muri kese yo kuvuga ngo wenda nsanzwe wenda nk'inzoga nk'itabi wenda se bakaba atabikunda mu gihe twinjiye muri relationship akaba yangira nk'inama ati Larissa ari usanzwe nk'itabi, Larissa ari usanzwe nk'inzoga, ku mukobwa si byiza hindura ariko urumva niba ari ya mico yanjye myiza nikundira gutembera wenda akaba aribyo bifasha kuruhuka mu mutwe niba nikundira gusohoka niba nikundira imyenda igezweho genda umva ibyo nta kibazo naba njyewe apana kuba runaka ariko rero njye mfite ikibazo uravuze ngo kugira ngo urukundo rwanjye rusagisidinge cyangwa se muri ayo mahame ngomba kuba uwondi ese ko hari ibintu by'imico waruvuze uti wenda nshaka kuba nk'inzoga nkabihindura kandi mwambwiye ngo ugomba kujya mu rukundo uri wowe none kubijyanye n'imico byanga bikunda nta bintu nahindura kugira ngo wa muntu akomeze nkunde urukundo rwacu rusagisidinge kandi rurambe nakubwiye ngo ntabwo turi burebe cyane kuri ngo ba wowe urumva uko umuntu ateye agira karite nziza akagira na karite mbi sibyo karite mbi ni hano nabwo ushobora gusanga nk'itabi cyangwa se nk'urumogi cyangwa se ukaba unywa inzoga kunywa inzoga si ikibazo ahubwo unywa inzoga zingana gute uruhe rugero ushobora guhenda ku munsi nk'amacupa 10 urumva bitumaje ntabwo ugiye kurara n'umusore bitumaje urumva kuvuga ati niba nanywaga 10 wenda we araza avuga ati Larissa amacupa 10 nko ku munsi bitumaje yego wenda byabangamira birambangamiye fata abiri ntacyo biri bugutware n'ubundi niba wanywaga 10 ukishima nabi ntiyafata na buri bwishima aho ngaho rero bakunzi ba Niyo Nkuru Media bano turi mu rukundo kugira ngo urukundo rwacu rurambe rwose ba wowe ni ihame rya mbere iri hame uzarigende kuko tumaje kubona neza yaba Larissa yabitubwiye yaba Anita yabitubwiye mbere kujya mu rukundo rwose banza ube wowe iri ni ihame wakabanje kureba ukavuga ngo se ndi njyewe muri no relationship iyo relationship yanyu izaramba rwose mukomeze mwenjoyinge urukundo rwanyu hanyuma rero Anita hari indi principe cyangwa se hari irindi hame twabonye kugira ngo urukundo rurambe rube rwiza ryaba ririhe murakoze cyane dusoza iyi principe ya mbere bwo twanzuye ko ngomba kuba njyewe nimba Karine ngiye gukundana na John ngende ndi Karine apana kugenda ndi Anita ngo mwereke ngo ndacecetse ubwo ncecetse ubwo nyine ngo nuko ngo ngakunda ngo oya ngomba kuba ngiye Karine hanyuma John akanyakira nka Karine kugira ngo urukundo rwacu ruzarambe ariko niba ugiye ari wowe Karine yego wivuga ngo mu gihe warugezemo wivuga ngo ngiye naje ndi Karine urumva ntacyo afite kunkoraho ntacyo afite kumpinduraho naje ndi Karine nagomba kunyakira uko ndi no birashoboka kuko hari n'ikintu ushobora kwikoramo wowe bwakamanzi kwikoramo akazi kavuga ati hari ikintu ntagomba gukora nimba nagikoraga ugahindura wenda nimba guhinduka nyine hari igihe byagufasha kugira ngo nawe ugire relationship ugire akamaro muri relationship ugahindura nimba wenda ukunda nka kunywa inzoga ku mpamvu za relationship ukavuga ati reka ngabanye ukavuga ati reka mpindure nta kibazo ukavuga ati nimba natahaga nimugoroba ugatanga sacrifice ukavuga ati ntabwo nzongera gukora iki ngiki kandi nawe koko hari nk'umuntu ufite imico ugasanga ntabwo ikwiye ntabwo turi kuvuga ngo ugende uko uri wese nyine ngo icyo ufite cyose abantu batabyumva nawe bakaza kuvuga ngo niba ari njyewe nimba nkunda urumogi reka nkomeze ndiho nta kibazo oya hari ikintu utanga kugira ngo relationship nawe ibashe gukomera ukavuga ati reka hari sacrifice cyangwa se igitambo utanga kugira ngo nimba iyo relationship ushaka ikomeza koko akagira ikintu wigomwa ni wo mwanzuro twafata genda uko uri wowe ubwawe ariko nimba hari ikintu gisaba kugira ngo uhinduke ubigiremo imbaraga nawe hagira ikintu uhindura wikwitsimbaraho muri dusoma rero cyangwa se kuri aya mahame turimo kuganira ku mahame yagufasha mu rukundo hanyuma urukundo rwawe rugasagisidinga cyangwa rukaba rwamara igihe kinini kubanza gukira ibikomere mite njya muri relationship cyangwa mbanze nkiri ibikomere icyo navuga wenda kuri ingingo ya kabiri yitwa banza ukiri ibikomere yego
niba uvuye muri relationship ukaba ugiye kwinjira muri relationship before yuko winjira muri relationship ya kabiri banza ikiri bikomere kugira ngo wenda tuvuge abantu iyo batandukanye cyangwa se abantu wese yagiye ko undi akajya ko bari muri relationship ntabwo baba batandukanye ari uko bishimye kugira ngo utandukane n'umuntu nuko haba habaye ikintu kibi cyangwa se ari ikintu mutumvikanyeho kigatuma umwe ajya ku ruhande n'undi akajya ku ruhande rwe tuvuge ibyo birabaye byanarangiye rero mu gihe byabaye bikarangira ntuhite wirukanka uvuga ati ndi kumuhima ndagiye kugira ngo abone ko nyine uvuga ati niba relationship yanjye nawe yarangiye atabona ko basi na feelings byangize nk'inga ariko nabaye shock urumva ngiye guhita ninjira mu yindi relationship urumva ntago ako kantu kaba ari keza kuvuga ngo ndagiye kugira ngo abone ko nyine bitakugizeho ingaruka cyane sinzi ko nabivuga mbere yuko winjira mu yindi relationship banza uvuga ati ngewe Larissa urumva ibikomere nagize muri bikomere natewe na relationship narindimo ese byakize byagabanutse nabaye ngewe nasubiye wa undi wa mbere numara kumva bya bikomere byawe byakize wabaye Larissa go ahead go ahead ikindi kandi niba winjiye muri ya relationship wivuga ati ngewe naje ndi umurakari ngewe naje narababaye relationship ya mbere yarababaye nta bintu byo kumenyera none uvuga ati niba byarabaye kuki se undi mwana tugiye kongera gukundana numva namubabaza numva namubangamira numva namutera nyine gutuma atishima hari umuntu mujya gukundana ugasanga nyine yabikomere yigize arimo arabikuza ntabwo wari uhari ibikuzanamo ntabwo wari uhari naguhe ibyishimo byawe urumva naguhe kwishima kwawe aguhe nyine ibikugomba apana kuvuga ati ngewe narababaye ndi umurakare we byose bizanaho ibintu bya byawe wenda ugasanga wenda Kalisa y'urusizi yarakubabaje abagabo bose ni kimwe na Kalisa babyara ngo numve ariko rero aho ngaho ngewe mfite ikibazo nyine wenda ndi kuvugira mu bakunzi bacu cyangwa mu bakurikirana iyo nkuru media hari abantu bameze nkanjye buri ikintu kugira ngo iki gikomere gikire umva njye bishobora kuba bifata igihe kinini pe ntabwo nawe none si icyo gihe kinini nkitegereze nimba wenda njye bishobora gufata wenda nk'imyaka 4 iyo myaka 4 nyitegereze se hanyuma nzajye muri relationship mu kumbwira ngo kugira ngo urukundo rwanjye n'umukunzi wanjye rurambe mbanze nkiri ibyo bikomere none njye ko gukira ibikomere bitinda ani ubwo nyine ntabigenzane none se nicyo kikwihutisha urugero ngo wihute noneho ugende ubabaza undi muntu kandi nawe wakagiye guhora ukagenda gake gake ariko ikintu cyo kikazagira kamaro nyine kikaramba urukundo rwawe rukaramba ushaka kubyihutisha ugasanga uragiye uramubabaje nta kintu bikumariye urongera urababaye nawe ubwawe rero icyiza ni uko wategereza ukamanza ugakira ibyo bikomere none ukazagenda uri umuntu uri hirya wakize nta gikomere ufite ukagenda ugiye kubaka ikintu gishyashya yego nibyo twavuze kuri ya ngingo ya mbere ngo ba wowe urumva irimo kugaruka irimo iragenda igaruka ba wowe niba ugiye kwinjira mu yindi relationship banza ukiri ibikomere bakarine nuvuga ati ngewe mu myaka 4 ni bomba nakize ibikomere ni bomba nabaye umukobwa nyine uri ready yo kujya mu rukundo rero niba urwa mbere wenda rwafayirinze wivuga ati ngiye guhita nirukanka njye mu yindi relationship no banza ube wowe numara kuba wowe kwa kuba wowe harimo no gukira ibikomere urumva ko izi ngingo murakoze cyane nurerekane y'imyivuyo ijya hindi kandi wa mugani nimba ashaka kubana n'umuntu muri relationship murakoze cyane aho ngo muramfashije Anita ati banza witonde kwa mugani nose ninjya muri relationship n'ubundi muri relationship umwaka wa mbere irarangiye maje gukundana n'aba boyfriend cyangwa girlfriend
ufite abahese magana angahe urumva harimo niyo mpamvu rwose bantu mudukurikiye ibi ni ibintu by'ingenzi kuko n'ubuzima tubamo bwa buri munsi bwakwihera umwimerere cyangwa se kuramba k'urukundo rwawe bantu rero mugira ibikomere rwose ntibipfe gukira ubwo bameze nkanjye ni ukwihangana bikabanza bigakemuka kugira ngo urwara nizajyamo ruzarame dushakane tubyarane nk'uko tubona nyine muri sosiyete urukundo rwa succeedinze ruba rumeze nakunze cyane ano mahame ni meza cyane ahubwo iki kiganiro rwose umuntu utarasireba sinzi hanyuma none ko mwambwiye nyine ni amahame abiri tumaze kuganiraho kandi nyine na kiriya gitabo n'ibyo dutekereza hari amahame menshi irindi hame rivuga ngo iki wige kwishima uri wenyine ko rikomeye nige kwishima ndi njyenyine iga kwishima uri wenyine rya bihame ry'urukundo gute ni ukuvuga ngo ngewe Karine ndi mu rukundo wenda na John cyangwa se na Shyaka niba uri mu rukundo urumva wivuga ati ngiye gusoroma ibyishimo byanjye kuri Shyaka ngiye gukora ibyishimo byanjye kuri John ahubwo no muri cyagiye mutari kumwe urumva wowe iga kwishima igakwihingamo ibyishimo ni njyenyine uri wenyine apana kuvuga ngo nimvugana na Shyaka nibwo ndi bwishimo urumva undi muntu namvugisha arabaje kumbangamira no siwe muntu uri ku isi wenyine siwe muntu muzabana mwe tuvuge niyo mwashakana mukajya kubana mu nzu si mwe mwenyine mugiye kuba muri iyo nzu muzagira abashyitsi muzasohoka muzajya gusura abantu ni ukuvuga ngo nuvuga ati Shyaka niwe byishimo byanjye yego niwe byishimo byawe ariko nanone no mu gihe adahari igakwishima ni njyenyine no mu gihe adahari igakwishima no mu gihe uri wenyine igakwishima ku buryo nabereka ibyishimo byawe ushobora kubimusakaza kubera ko iyo wihaye principe yo kuvuga ati ndishimye ngewe ubwanjye ku giti cyanjye niho usanga na point twavuze mbere ntabwo ubasha gufata ibikomere byawe ngo ugende ubisunikire ku wundi muntu ahubwo wowe icyo utwara n'ibyishimo wari usanganwe n'ubundi ugasanga ahubwo hari ikintu uri gukontributa kuri iyo relationship hari ikintu uri gutanga mu rukundo kubera ko wowe ubwawe ku giti cyawe usanzwe wishimye usanzwe ushoboye kwishima ukajya hanze ugasohoka kwigurira icupa usanzwe uzi kwiyitaho ntabwo ukeneye ko umuntu ariwe uzazanga ibintu byose aba ari we ubigukorera ngo nimba wari usanzwe uri umuntu urakarangaze kugira umuntu wishimye akugira umuntu mwiza oya wowe ubwawe banza wikoremo akazi banze wikoremo akazi nawe ugenda hari ikintu uri gutanga banze wishime nawe ubwawe ku giti cyawe muramfasha njyewe rero no ku ishuri numvaga bigoranye pe kugira ngo mfate byaragoranaga ntabwo iri hame ndi kuryumva neza kuko none se njyewe ibyishimo byanjye mbikura mu bantu iyo ndi kumwe n'abantu nibwo marumva nishimye none muri kumbwira ngo njyewe ubwanjye nimbanze nishimoye kandi njye ibyishimo mbikura mu bantu oya wowe ibyishimo bikura mu bantu Karine ariko nibyo nakubwiye ngo wiba consumer niba ibyishimo bikura mu bantu itekerezeho ntitwavuze ngo ba wowe itekerezeho ati niba abantu bama ibyishimo why not njye ntabaho ibyishimo yego why not mu gihe abantu nababuze se bizagenda gute uvuze ko ibyishimo bikura mu bantu pe mu gihe wababuze wowe Karine bizagenda gute uzapfata ukubure mu gihe wabuze abantu ubwo nyine nta bandi umuntu usanga yarabaye depressed ugomba kwiga aguye muri koma usanga ufite depression kubera ko yamenyereye kuba ari kumwe n'abantu hari igihe abantu baba badahari rero igihe abantu badahari nawe ugomba kwiga uburyo ugomba kwishima ku giti cyawe of course yes kuko ntabwo ibyishimo babikura ku muntu kuko iyo ibyishimo bikura ku bantu usanga nawe utazi gutanga ikintu ukaba uri consumer gusa ahubwo nawe utazi gutanga kandi abo bantu barahara attention gusa wa mugani nanjye hari icyo nkuyemo n'abadukurikiye hari icyo arimo gukuramo ntabwo watanga ikintu udafite umuntu usa ntatanga ikintu afite nimba mfite ibyo byishimo muri relationship yanjye na boyfriend wanjye na girlfriend wanjye bitewe ibyo byishimo bizamusakaraho ariko if I don't have nyine ibyo byishimo umva waramutse waramutse neza ugiye hembi wumve umuntu namuvugishije rwose ntabwo ariko niko tuvuga biba icyo ufite mbere rero na mbere ino principe
murakoze ntabwo nari nyizi mbere na mbere ubwo muri relationship ugomba kubanza nka making sure neza ese mfite ibyishimo hanyuma isakaze ko turi kumwe kugira ngo ya relationship yacu ibera mutanga umusore tugiye gukundana ngiye kumuhiki mujyane iki kuzwara itazahora wakagusa sisi mushyira ibikomere atari ukuvuga ngo njyewe ngiye kuba nyine ngiye kuba nk'ururondwe ngiye kumwonka urumva wikonka nk'umuntu w'abandi nawe gira icyo umuha yego harimo bya byishimo ntekereza ko ari bwo urukundo ruzaramba bikomere byakize wowe ubwawe urumva tuma nyine yishima hanyuma nuko nawe wihize mu bya byishimo apana gutegereza ikintu cyose ku wundi muntu kandi nawe hari icyo watanga mu bushobozi bwawe nyine participe nawe participe kandi ntekereza ko ibyishimo si ikintu cyiza se noneho relationship irimo ibyishimo iba iri cool n'ahandi ubona couple ukavuga ati man I can't kandi nyine wifuza ukabona mwebwe mutameze nkabo ubu nyiriya couple yo gusimana barakundana ibiki ukumva nyine like nawe wifuje kumera nkabo kandi hari iyi principe yabo barayifite yo kubanza kumenya ngo ese ndishimye mugenzi wanjye nawe akagira gute akishima aya mahame tukamera nkabo mbese twebwe tutamera nkabo hanyuma rero hari irindi hame rivuga ngo urukundo si emotion ahubwo urukundo ni ubuzima mbamo bwa buri munsi urukundo ngo si emotion ndetse ko nshobora kubona umusore nkabona ni boga afite ikiroso nkavuga ati namukunze ingingo urukundo si emotion ahubwo ni ubuzima mbamo bwa buri munsi kuvuga ngo ntabwo wafata urukundo ngo uhite ukuramo emotion 100%, ariko ntabwo urukundo rushingiye kuri emotion gusa ufashe urukundo ukarushingira kuri emotion gusa emotion zigira igihe zikarangira ukumva nta feeling ziri expired ntabwo wahora igihe cyose uri motivated yo kuvugisha umuntu yo kumubona ukumva urishimye yo kumubona ukumva wawe nyine hari igihe usanga izo feeling zagiye ahubwo icyo nari kuvuga ngo ni ukuvuga ni decision ni amahitamo yawe warafashe yo kuvuga ati ndakunda umuntu naba mbyumva mu cyangwa ntabyumva ntabwo ni amahitamo ni decision warafashe ku giti cyawe akavuga ati nisemo kumva nshaka kumuvugisha ariko reka muhamage kubera ko ni ikintu nafatiye umwanzuro ni amahitamo nafashe decision yo kumukunda rero ntabwo ari feeling gusa feeling zizamo kuko ntabwo wakunda umuntu ubona kumva ntabwo wishimye akantu nahita numva urukundo si emotion ahubwo ni amahitamo ni ukuvuga ngo niba uri mu rukundo urumva wivuga ati njyewe Larissa ngiye guteta urumva ngiye guteta ntabwo biba byoroshye ntabwo ari nk'ahantu urumva ugiye ibyishimo gusa urumva urukundo sinzi baze kutubabarira ariko ntabwo kuba ngiye mu rukundo bivuze ngo ngiye guhora ibintu byose bizahora ari wane byose bizahora ari neza hari igihe ugomba kumenya ko hari igihe nanone ushobora kumva utumva nyine bikurimo kubera ko ari decision wafashe urumva ni ubuzima bwa buri munsi ni ubuzima nahisemo kubamo ubuzima ntabwo rero buhora kandi ubuzima ntabwo burihora muhora museka ibyishimo gusa usanga hari abantu bakoze divorce mu tuntu duto tw'amafuti kubera ko bumvaga yuko wenda ngo urugero ngo ukuntu nkoresha korogati ngo ntabwo ari kwikoresha ngo ngende abantu bagahita badivorce urumva rero ukuntu ukoresha korogati ngo ntabwo ariko njyewe nyikoresha usanga utuntu ku buryo wicayemo ngo simbikunda uburyo twafashe urugo harashya rega ibintu bikomeye kandi byagakwiye kuba ari ibintu byoroshye so ni amahitamo barafashe ukavuga ati ni umuntu nzamukunda namuhisemo ni decision yafashe umunsi ku munsi kandi uhora ufata umunsi ku munsi ntabwo ari ikintu rero bezengera kuri feeling cyangwa se ku marangamutima gusa ntushyiremo emotion gusa ariko rari nimba ari ubuzima nahisemo cyangwa ari uko mbayeho umunsi ku munsi ari amahitamo yanjye nkavuga ni wenda mbanye na Kalisa sibyo niwe tubana ubwo ni amahitamo yanjye buri munsi muri amahitamo ya buri munsi ntabwo ibintu bihora unese ubundi muri ubu buzima wahora useka urumva hazabaho cyagiye nyine wenda hazemo icyo kugira ariko aho ngaho hari icyo ntekereza mu bantu bakundana umwe navugira hejuru undi akavugira hejuru ntabwo bizakunda ahubwo ugomba niba ari amahitamo ubuzima wahisemo kuba mu munsi ku munsi amahitamo yawe muri amahitamo urumva hazaza nimba wenda habaye cyagize umujinya tuvugana urugero rutoya urumva we Karine ntukunda urusaku yego urumva kandi umuntu mwakunda cyangwa se mugiye kubana agira urusaku avugira hejuru urumva
wivuga ati jye ibintu birambangamiye sinabishobora simbikunda oya kandi ari ubuzima bw'isemo ni amahitamo niba udakunda urusaku nyine ihangane utanga haza sacrifice iya Dawudi nyine urusaku zarumenyera none ntabwo biba byoroshye urumva rero mu mahitamo urumva hari ukuntu ubona couple kavuga ati mani couple ibayeho neza nanjye icyazama nkaba ariko urumva mu mahitamo yabo ntabwo nabo buriya baba bahora baseka hari ibiba bizamo gusa umwe akamenya ngo reka nihangane nimba ni byiza gusa ni yego nimba wenda batabigaragaza cyane nimba ngira umujinya nkahita mvuga ngo njyewe ikintu kindakaje wowe ugaca urumva hatajemo opposite sha umva mwese mwahagurukana twumva agasa ya divorce kandi twarebye turimo kureba amahame noneho azatuma rwa rukundo ruramba ukabona abantu hari amakupuru ujya kubona ukabona bose mu myaka 70 ni abasaza n'abakecuru kandi barakunda kibaza isaba abantu urumva kugira ngo urukundo rwabo rurambe amahitamo yabo arambane hari sacrifice hazamo kwihangana kubabarira byose nk'uko tubisoma muri Bibiliya urumva nyine ya mahame nayo ni ingenzi kandi umuntu aba agomba kugira gute kugira ngo arebe abakunzi bacu ba Niyo Nkuru Media ni ukuri ngaya mahame waba uri mu rukundo cyangwa utarurimo wenda ushobora kuzarubamo aya mahame nayo wayareba ukavuga ngo ese ndi njyewe muri relationship ese ibikomeje ashobora kuyumva akavuga ati bya bintu biragoye bya bintu ziko byana ari hataye ni step by step gake urumva vuga ati niba twabonye ko ari amahame ane yego vuga ati uyu munsi njyewe ngiye kwiga kuba njyewe wiha igihe numara kwiha igihe umaze kuba wowe vuga ati ngiye gukira bya bikomere byose ubundi ntabwo reka umuntu ariko kandi bibuke ko ibyo bintu bikora mbere yuko winjira muri relationship nta nubwo twavuga wenda ngo wajya muri perfect ijana ku ijana umunsi ku munsi umuntu agenda yiga akamenya ikintu agomba guhindura akamenya umuntu agomba kuba we kugira ngo nyine umuntu nakubona avuga ati cya kintu navuze ati ntabwo ari icyo wenda wagihinduye hari ukuntu wagiye uhinduka nyine ntabwo ari ikintu gihora kiri perfect buri munsi urumva ko aya mahame ni amahame yumvikana cyane kandi ntekereza ko wowe uri muri relationship nawe wakwireba ukavuga ngo ese aya mahame koko ndafite kuko ni ibintu byumvikana urukundo rufite aya mahame ntekereza ko nta cyarusenya urukundo rufite aya mahame barambana murarambana rwose njyewe wowe cyangwa se n'abandi bose bagenda badukurikira tuzi ko rwose urukundo ni rwiza se ni rwiza ariko tubonye ko kugira ngo wemere kurambana n'umuntu ubuzima bwa buri munsi urumva hazamo za sacrifice twabonye kandi ntekereza ko n'abakunzi bacu rwose ni amahame yumvikana kandi meza yakubakira urukundo rukaramba wakumva kino kiganiro ukagisharinga mugenzi wawe kugira ngo ugire urukundo rwiza icyo twakwifuriza rero abakunzi ba Niyo Nkuru Media ni mugire urukundo rwiza kandi muzakurikire n'ikindi gice kizakurikira noneho tuzareba ngo guhitamo umuntu tuzakundana n'ibiki nareba n'ibiki nagendera kuko nabyo aba ari ingenzi kugira ngo rwa rukundo rwanyu ruzasagisidinge murambanire. Anita watubwira iki dusoza? Murakoze cyane kandi mukomeze mukurikire Niyo Nkuru Media kuko atugezaho ibintu byiza kandi mukundane neza. Murakoze cyane. Jarisa dusoza ikintu navuga abantu bakurikira Niyo Nkuru Media, niba warakoze subscribe, iyo wakoze subscribe ikiganiro y'abaporodinze uhita kikugeraho. Niba kikugezeho wikwihererana ibyiza byo kuri Niyo Nkuru Media, kora share na bagenzi bawe babibone, nabo bibashimisha bakore share kuri bagenzi babo, bityo Niyo Nkuru Media iba umuryango mugari, umuryango munini. Kuko nyine nkunda kumva ibiganiro byo kuri Niyo Nkuru Media, ni ibiganiro biba birimo ibintu nyine by'ubwenge, inama za buri munsi, urumva kumenya nyine amakuru y'ibyagiye biba kera, urumva twebwe tutazi. Niyo Nkuru Media nyine iradufasha cyane, iradufasha. Rero niba nawe gufasha wikwihererana, unyamwigendaho, kora share n'abandi nabo bayimenye. Nicyo nababwira. Yego, kandi twese icyo tubifuriza Imana ikomeze yagure kandi yobore intambwe zanyu. Turabakunda cyane hano kuri Niyo Nkuru Media. Uba ufite ikibazo
igitekerezo cyangwa se ibyo wifuza ko tuzavuga ubutaha binyuze hano muri comment section twe duhari ku bwanyu hanyuma dukomeze twiyubakire sosiyete dukomeze tubane namwe turi umuryango mugari cyane turabakunda cyane hano kuri Niyonkuru Media murakoze cyane see you bye